Yesu nashimwe cyane. Dushima Imana iduhaye kano kanya ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nanone uyu mugoroba. Bakunzi bacano tuyivuge, turabakunda cyane. Pasiteri Gaudence Mugeni, hanyuma mbazaniye ijambo umwami Imana ashyize ku mutima wanjye, mbazanire dusangire. Ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo uwo ari we wese ategetswe gukora ibyiza, ategetswe gukora neza. Imana iguhe umugisha mukunzi wanjye, mwebwe twabanye, mwebwe dufatanije umurimo, mwebwe dusangiye gukiranuka, kwihangana ndetse n'imibabaro. Wowe wiyemeje gukurikira Yesu, udakebakeba, udasubira inyuma, utabivamo, utabireka, ukunda ijambo ry'Imana, hari impamvu ibigutera. Ukunda gukurikirana ijambo ry'Imana, hari impamvu ibigutera. Iri jambo rero rije rivuga ngo uwo ari we wese ategetswe gukora neza, ategetswe gukora ibyiza aho ari hose. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, ni ibice 4 umurongo waho wa 7 haranditse ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza byabyo tugatugira ku rugi, kandi ni wowe bishaka, ariko ukwiriye kubitegeka. Twihute dusome kino gitabo cy'Itangiriro nanone kandi cya 19 umurongo wa 15 kugera kwa 26. Wihangane, ni imirongo myinshi ariko nturambirwe. Kadusome mu izina rya Yesu. Utwamagambo aravuga ngo abamarayika bakura Loti i Sodomu, Imana iraharimbura. Nuko bukeye mu gitondo abamarayika batera Loti umwete, bati haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'uyu mudugudu. Maze azarariye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'umugore we n'abakobwa be bombi, Uwiteka amubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Umurongo wa 17. Bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa. Nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti arababwira ati giye kuba bityo mwami, ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha, kandi ngwije imbabazi zawe ungiriye. Ubwo ukijije ubugingo bwanjye, sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyago kitaramfata ngo mfe. Dore uriya mudugudu ni wo uri bugufi bwo guhungiraho, kandi ni muto. Reka nkuhungiremo ubugingo bwanjye bukire. Nturora ko ari muto? 21. Aramusubiza ati dore ku byo uvuze ibyo ndakwemereye ko utarimbuka, ndakwemereye kutarimbura uwo mudugudu uvuze. 22. Ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo gitumye uwo mudugudu witwa Sowari. 23. Loti agera i Sowari izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. 25. Atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abagituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko muka Loti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Twihute dusome ibyahishuriwe Yohana ibice 2
mbere turageza ku wa gatandatu, hanyuma dusobanure uko umwuka w'Imana abiduhaye. Ihute. Bibiliya zanyu biba byiza iyo muzifite, tukaganira ijambo ry'Imana turi kumwe tukarisoma tugendana. Ibice 2 byahishuriwe Yohana, ibice 2 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 6. Haranditse ngo, umutwe w'amagambo, urwandiko rwandikiwe Abefeso. Wandikire marayika w'itorero ryo mu Efeso uti: ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kwe kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Umurongo wa 3, uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwanjye rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. 6, ariko rero mfite icyo ngushimira, nuko wanga abanikolayiti, ukwanga imirimo y'abanikolayiti, iyo nanjye nanga. Wenda reka ndekera aho ngaho. Nyamukuru ijambo ririmo riravuga ngo wihute uhunge udapfa. Kandi undi murongo ukomeye cyane ari nawo umutwe w'ijambo uravuga ngo utegetswe gukora ibyiza, utegetswe gukora neza. Imana itugirire neza. Ubundi umuntu uwo ari we wese wakugirira neza wakwishima, umuntu uwo ari we wese wagukorera neza wakwishima, ariko kandi n'uwaguhemukira wababara. Uyu Kayini na mugenzi we bavukana Abeli, ubwo igitambo cya Abeli cyari kimaze gushimwa n'Uwiteka Imana, ituro rya Abeli ryari rimaze gushimwa, ariko irya Kayini riragawa. Hanyuma rimaze gushimwa, Kayini agira ishyari aramwica, amaraso ya Abeli arataka. Uwiteka Imana aza aho ari, aramubaza ngo ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe ririmo kuntakira numva mu matwi yanjye. Uwiteka Imana aramubaza ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, nukora ibyiza ntuzemerwa. Aramubwira ngo dore ibyaha byitugatugira ku rugi rw'umutima wawe, yitugatugiye ku rugi rwawe, kandi ni wowe bishaka, ariko kandi utegetswe kubitegeka. Ubundi mu matwi y'umutima w'umuntu cyangwa mu matwi bisanzwe wumva, hari amajwi wumva, hari ijwi wumva, cyangwa se amajwi, reka tubivuge gutyo. Umutima umwe ugutegeka gukora ibyiza, undi nawe ukagutegeka gukora ibibi. Umutima wa kamere icyo ubana nacyo ni ibibi gusa, ariko umutima w'umwuka w'ubugingo uguhatira gukora ibyiza. Imana ishimwe cyane. Hariya ndagira ngo nkubwire, byari bikomeye. Uwiteka Imana ubwe aragenda yisangira Kayini, niko nawe ajya gusanga akagutegeka ngo ukore ibyiza. Hariya mu gitabo cy'Abaroma, Pawulo yandikiye Abiroma, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma, ibice 8 umurongo wa 2, yaranditse aravuga ngo nuko rero bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Imana ishimwe cyane. Imitima ibiri, umutima umwe mu muntu umuhatira gukora ibyiza, undi mutima ukamuhatira gukora ibibi. Ariko nubitegeka ntacyo uzaba, nubitegeka ntiba ari byo bikuyobora, uzagubwa neza. Hanyuma kiriya gice twasomye nacyo cya 19 mu gitabo cy'Itangiriro 15:26 ni imirongo myinshi. Hariya mu bice 13 Loti na Aburahamu bamaze kugabana bava muri Egiputa, bamaze gutandukana, umwe yerekeje
Loti yerekeje mu kibaya cy'inyanja i Kanani hariya kuri Yorodani, ageze ahantu heza hanese hameze neza hera hatoshe, ngo hagenda aherekeza i Sodomu, umudugudu w'abapagani w'abanyabyaha cyane wakaze, ariko hari n'ibiryoshye, hari ibibereye amaso, hari ibibereye umubiri mu buryo busanzwe. Hanyuma Aburahamu nawe aragenda yigira ku misozi y'i Kanani, aragenda ngo agera i Beteli aho yubatse igicaniro bwa mbere, yubakiye igicaniro cy'Uwiteka Imana bwa mbere, arongera aturayo, arongera yubaka igicaniro by'Uwiteka Imana, bari bamaze kugabana. Loti rero aho yagiye yagize ubutunzi bwinshi cyane, araguka asanga abaho bararya baranywa bameze neza, ariko ngo i Sodomu wari umudugudu ukorerwamo ibyaha byinshi cyane. Hari ubusambanyi bukaze cyane mu buryo butandukanye, hari abatinganyi, hari abasambanyi mu buryo utabasha gusobanura, ibyaha ari byinshi. Ijambo riratubwira ngo wari umudugudu wuzuyemo ibyaha cyane. Hanyuma Imana nyir'ijuru igambirira kuharimbura. Abamarayika babiri ijuru ryatumye kujya kuharimbura baragiye bagera ku muharuro wa Loti. Loti ngo arabitegereza abona abagabo badasanzwe kandi bwari bwije mu by'ukuri, arababwira ati bene data nimukatire iwanjye mucumbike burije, uyu mudugudu utabagirira nabi, umudugudu utabagirira nabi, abagizi ba nabi barimo batabagirira nabi. Binjira mu nzu kwa Loti, bakinjiramo abo mu mudugudu baba bababonye, barabakurikirana barabaza ati Loti, abagabo binjiye iwawe barihe? Turabashaka, bashaka kubakorera ibyamfura mbi nk'uko basanzwe. Hanyuma Loti arababwira ati ntabwo mbabaha. Babyiganira ku rugi, barwanira ku rugi, ariko mu by'ukuri ngo bari bari hafi kubageraho, Uwiteka Imana batera ubuhumyi, ba bantu ntibongera kubasha kubageraho. Hanyuma bagirira imbabazi Loti n'umugore we n'abakobwa be bombi, arababwira ati nimusohoke muhungire kuri uriya musozi, muhungire ku musozi mutarimburirwa mu gihano cy'abatuye muri uyu mudugudu, mutarimburirwa muri uyu mudugudu, nimusohoke muhunge. Babona barazaririye, afata ukuboko kwa Loti n'abakobwa be n'umugore we, abasohora muri iyo nzu abashyira inyuma y'umudugudu. Ariko Loti ngo aritegereza umusozi bategetswe guhungiraho, abona ni kure. Arababwira ati mbagirireho umugisha n'ubundi mwagiriye imbabazi, nimumbabarire basi muhungire ku musozi uri hafi. Abereka Sowari hafi aho umudugudu muto wari uhari, ati nturaba ko ari mutoya, reka muhungireyo. Hanyuma baramwemerera, baramubwira ati ntacyo, ku byo uvuze turabikora rwose. Bamufata ukuboko baramurenza, baramubwira ati hunga udapfa, ihute. Bagihunga, hanyuma umudugudu bavuyemo b'abamarayika barawutwika. Bakiwutwika urusaku ruravuga ruba rwinshi cyane, muka Loti yumva karabaye, nyuma hariya yumva birakomeye. Atangira gutekereza inshuti ze, niko mbitekereza, atangira gutekereza imitungo yaririyo, biraturika birakomera, imyotsi iracumba. Muka Loti anyeganyeza umutwe ati ndebeyo, nsubireyo koko ndebeyo. Arakebuka arebayo, akirebayo ahinduka inkingi y'umunyu. Imana idufashe. Twite dusome byahishuriwe Yohana, nanone kandi dusubiremo ziriya nzandiko zandikiwe amatorero yo mu Asiya, zahawe Yohana ngo ashyire aya matorero yo mu Asiya. Ndagira ngo nkubwire ko na n'uyu munsi aya matorero arahari. Yashoboka ko waba mu itorero rimwe muri ayo matorero yandikiwe. Imana itugirire neza. Hari ubusobanuro bwatanzwe kandi bwumvikana. Hejuru uraza gusoma ibitereko by'amatabaza 7, uraza gusoma kandi abamarayika 7. Hari ubusobanuro hejuru gatoya aho bavuga ngo dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika b'ayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 nibyo matorero 7. Imana itugirire neza. Yaranditse aravuga ngo yaramubwiye ngo wandikire marayika w'itorero ryo mu Efeso
wandikire marayika w'itorero ryo mu Efeso uti ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, nzi n'umuhati wawe no kwihangana kwawe. Nzi imirimo yawe, nzi n'umuhati wawe, nzi no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya. Hari ubuhamya bw'ingeso zawe yuko wabonye abantu biyita ko ari intumwa z'Imana ariko atari zo, ntiwabyihanganira. Uzwiho kwihangana. Uzwiho kwihangana, kandi ko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, ngo wagenzuye abiyita ko ari abakozi b'Imana ariko nyamara ari intumwa z'Imana ariko kandi ari abanyabinyoma. Ngo uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Warenganirijwe izina rya Yesu Kristo ntiwacogora. Uyu ni marayika w'itorero ryo muri Efeso. Arashimwa ariko bikamanuka hepfo akongera akagawa. Akagawa. Ngo yaretse imirimo myiza y'urukundo yakoraga mbere. Ariko rero mfite icyo nkugaya. Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere, nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Urasabwa gukomeza gukora imirimo y'urukundo nk'uko wayikoraga. Utangiye mabwira ngo umutwe w'amagambo mbazaniye uravuga ngo urasabwa gukora neza aho uri, urasabwa gukora ibyiza kuko uzi gukora ibyiza. Irindi jambo rikavuga ngo umuntu uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Uzi gukora neza. Urabizi ko ugiriye neza bagenzi bawe byakubera byiza, kuko nawe bakukoreye byiza wakwishima. Ibyaha byitugatugira ku rugi rw'umutima w'umuntu wese. Indonke mbi, amaronko mabi, ibyawe ukamenya ko ari ibyawe, bitari ibyawe ukamenya ko atari ibyawe. Ukagira umucyo aho abantu bakureba nabo batakureba, ukigengesera. Kuko ibyaha byitugatugira ku rugi rw'umutima wawe kandi bigukeneye, ariko kandi usabwa kubitegeka. Niko iri jambo ryatubwiye. Birinze ubusobanuro bwa hirya bwinshi, ariko ndagira ngo nkugaruke ku cyo nakubwiye. Ijambo rirakubwira ngo usabwa gukora byiza, usabwa gukora neza, usabwa gukora neza. Uyu Loti yahisemo ibyo abona byiza bishashagirana koko, ariko ko atari yavuganye n'Imana, nta makuru yari afite. Akimara gutandukana na Aburahamu, bakimara gutandukana Aburahamu arongera Imana imusubira mu masezerano ye, yamubwira ngo iki gihugu ni icyawe n'urubyaro rwawe cyose ukitegereze uko kingana, kuva ikusi n'ikasikazi, amajyaruguru n'amajyepfo. Iki gihugu cy'i Kanani ni icyawe n'urubyaro rwawe ruzagukomokaho. Loti aragenda ajya gutura hariya muri kiriya kibaya cy'inyanja. Amatungo araguka, abona amazi, abona ubwatsi, abona imitungo, arakomera. Ariko nta jwi ry'Imana yari yumvishije. Imana itugirire neza.
ukwiriye kumva ijwi ry'Imana, ukwiriye kumva icyo Imana ikubwira, ikakubwira ngo nyamara ibi ni ibyawe, ariko biriya si ibyawe, aha niho umujyanye, nzabana nawe, nzakurinda, nzagendana nawe. Ukwiriye kugenda wumvisha ijwi, ukwiriye gusaba Imana ikavugana nawe ikakuyobora, aho uri nta makuru uhafitiye. Niyo mpamvu nta makuru ufitiye aho uri, niyo mpamvu biriya byose bikubaho nta makuru uhafitiye. Biranese birahari, amafaranga arahari, imitungo irahari, ibyo ukeneye birahari koko, ariko nta makuru uhafitiye. Mana itugirire neza. Ibyaha byaragiye ngo biruzura, biba byinshi cyane. Uwiteka Imana agambirira kujya kurimbura i Sodomu n'i Gomora. Ubutunzi bwari buhari, mu by'ukuri urebye n'umubiri wabona wabirwanira nawe ukabitunga rwose. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bifuza gukira vuba, bifuza kubona imitungo vuba, ukabona barabirwanira, bakariganya, bakarya ibyabo, bakarya n'ibitari ibyabo, bakigwizaho byose, bagakoyora bajyana, bumva biryoshye ari byiza. Ariko Imana iri mu ijuru irabyitegereza, ngo irabireba, aho hantu irahareba, igambirira kuharimbura. Imanura umuriro n'amazuku biva mu ijuru birahatwika. Bikimara gushya, bikimara gukongoka, Mukaroti yarakurikiye Loti ari inyuma ye, hanyuma ngo yumva urusaku rw'ibibereye inyuma ye, akebuka kujya kuhareba. Kandi Uwiteka abamarayika bari bamubwiye ngo ntukebuke, nturebe inyuma, ntuhindukire, ukomeze ureba imbere gusa, uhunge. Bishatse kuvuga ngo iki? Ntutekereze ibyo usize inyuma. Wakijijwe, wakiriye Yesu umwami n'umukiza, umaze kwinjira mu nzu y'Imana, abashumba bamaze kugusengera, abakozi b'Imana bamaze kurambikaho ibiganza, ntusubire inyuma. Hari ibyo uri bujye gusanga uhomba bisigayeyo. Za nkumi urazihomba, ba bagabo urabahomba, ya mitungo wirundagaho wigwizagaho urayihomba. Umutima byanze bikunze uri butekereze uburyohe bwayo usubireyo. Urajya ujegeza umutima wawe ujya guhindukira ngo usubireyo gatoya. Nusubirayo urahinduka inkingi y'umunyu, ushobora gusubirayo ugapfirayo, ushobora gusubirayo ugapfa. Ugihindukira gatoya no gupfa wanapfa. Imana itugirire neza. Mwumvishe ubutumwa bwahawe amatorero 7 yo mu Asiya, bwahawe Yohana ngo abajyane ari mu kirwa cy'i Patimosi. Yaranditse aravuga ngo umunsi umwe, ku munsi w'umwami, narindi mu mwuka, hanyuma nderekwa. Haleluya. Abona yerekwa ibitereko by'amatabaza 7 n'inzabya 7. Hanyuma ngo asobanurirwe, yerekwa ko, abwirwa ko, asobanurirwa ko ibitereko by'amatabaza 7 ari insengero cyangwa se ari amasinagogi 7. Hanyuma inyenyeri 7 zikaba abamarayika 7 bayoboye ayo masinagogi cyangwa bayoboye izo nsengero. Baba marayika 7 ni abapasitori cyangwa se n'abashumba. Imana ishimwe. Za nsengero 7 ni za nsengero nyine, ni amatorero. Imana ishimwe. Ntabwo akiri 7, yaragutse, ni menshi. N'urwawe rwazamo. Wasoma urw'Abefeso, wasoma n'izindi nsengero zigiye zikurikiyeho, kuko ndimo ndabona hejuru hano haranditse Abefeso bandikirwa, Simuruna yandikirwa, Perugamo yandikirwa, Nituwatira yandikirwa, Nisarudi yandikirwa, Filadelfiya yandikirwa, n'Irawodokiya. Ushobora gufata rumwe muri izo nsengero ukabona mu rwawe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma usubiremo urebe, wige, umenye neza yuko imirimo yawe ya mbere waretse imirimo y'urukundo rwawe rwa mbere rwarakonje. Kandi ngo nutabikora, Uwiteka Imana azaza aho uri, akura igitereko kitabaza cyawe ahacyo. Bivuze ngo n'urusengero ruzakurwaho, uhindurirwe imirimo, kandi bizakubabaza, bizakugora. Imana ishimwe.
ni amakuru magufi nkuzaniye, tuzasubukura ubutaha. Imana y'amahoro iguhe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Nubisoma ubyitondere, nubyumva ubikurikire neza, ubifate kugira ngo umenye neza igitereko cy'itabaza cyawe aho kiri, ibyo ushimwa n'ibyo ugawa, ibyo wemererwa n'ibyo utemererwa. Menya neza ni Sodomu n'i Gomora utuye. Yesu utuye i Kanani, uri Aburahamu, uri Loti. Wigereranya ukurikije ibyanditswe byera. Ibyaha byitugira ku rugi rw'umutima wawe, biragutegereje, ni wowe bishaka, ariko kandi ugomba kubitegeka, kuko ibyaha byose bihetse urupfu. Imana ikwigirire neza, uhungire ku musozi udapfa, ngo ibyorezo, ngo indwara n'umuriro ubasha kumanuka. Hariho nigeze numva avuga ngo ntabwo Imana yakongera guhanisha abantu umuriro, ngo ntabwo yahanisha abantu amazi, ariko byose biraza kubw'ibyaha ndetse n'ibicumuro. Kubwo Imana yarakaye, ibabajwe naho yagushyize. Ukwiriye gukora neza, ukwiriye gutunganya imirimo yawe, ukwiye kumenya abaza bagusanga, ukwiye kumenya imirimo yawe, ukwiye kumenya ibyiza ukwiriye gukora. Mu mwanya ufite amahirwe yo kubaho ngaho, ariko nutabikora izaza ikura igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo. Imana iguhe umugisha, Imana igushoboze mu izina rya Kristo Yesu.